Bye bye ngona. Muziririmbe ntabwo mwazirimbye muri abana ndaje mbagereho. Bye bye ngona. Mwayinaniwe reka turirimbe yo muzi. Cheza mukandumane. Naye nabivuze. Tujye kwakira umunyarwenya witwa Keppa Nyirudushya avuye Nyaruguru. Ladies and gentlemen, tumwakirana urugwiro nk'umuntu uvuye kure. Ladies and gentlemen, put your hands together for Keppa Nyirudushya. Witeka mwami mana yacu, nkweretse ino stage. Abantu data gusetsa abantu ntago biba bigoye, n'akazi katoroshye. Gusetsa umuntu warayatandukanye n'umugore, gusetsa umuntu warayarose ingurube imucugutwi. Ndakwinginze ngo wururukuze ubane nanjye muri burage zose ndi butere, bane nanjye kuri burage y'ubukene, bane nanjye data kuri iriya burage yo kunyara ku buriri, maze nimba ko mujye mu mitima yabo bumvishe ko bagomba kundemera. Ni mu izina rya Yesu dusenga. Agataho nibutse ko ururimi nzi atari Ikinyarwanda gusa, nimujya mwumvamo Akongereza ntibibatungure. So anyways, ubukene bwaragaye ku buryo usigaye ujya gusura umuryango w'umugore n'umugabo ugasanga baba muri ghetto. Wagera muri saro ugasanga hateguye ururabo rwiza kubera kwihagararaho kw'abakene. Kavuga ati cyakoze ururabo kweri. Ariko kubera ubuto bw'inzu wareba mu rurabo mo hagati ugasanga bataramuvuka. Anyways, ijambo ry'ubwenge. Nigiye munyarwenya njyenyine usigaye mu Rwanda ufite ubwenge. Ijambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge. Ijambo ry'ubwenge. Niba uri umusore ukaba ufite akazi, imodoka ndetse n'inzu, ukaba ufite n'ubwanwa, shaka umukobwa uzajya ubugushimiramo. Ariko niba nta kazi ufite, nta modoka ufite, nta n'inzu ufite, ukaba ufite ubwanwa gusa, kuri ibyo bishingwe kwananwa kawe. Tugutuye amaturo dawe, tugutuye amaturo akira, tuyaguturanye umutima wiyoroheje Nyagasani, tubabarire uyakire mubyeyi mwiza. Makumyabiri na gatanu, 17, 17. Amazina baruyeho ab'ijuru risiye. Zeru karindwi. None waba bukera ndajya gutura muri Amerika.
kanyikubwire 079 0 88 25 17 0 079 0 88 25 17 ab'ijuru risiye sibi ntibihagije ra murakoze nitwa Keppa Nyirudushya na Tusena. amashyi menshi cyane kuri Keppa Nyirudushya. Rero mwa bagabo mwe, Keppa uzi ubwenge, nanjye mbonye ari amafaranga navuga iki? Warenza iki? Nzayivuga ubutaha. Fata amafaranga mwana. Aya turayategereza nta kibazo. Ntacyo turatinda hano. Nabandi nyuma tugende twishyura. Inyuma tugende twishyura. Merci buvuyeho ndabona ngikomeje. Komerezaho. Abantu bari gushaka kagaruka ko nta mafaranga mwamuhaye. Ngwino ufate nangahe. Vayo hano mwana, ngwino hano. Hey. Hey, mumuhande. Ashira indi brage. Usidakoze. Wakwirutse wa mugabo. Ariko bongeze kandi kangura gafite? Nyiri umwana iwacu urabizi kera muri mwana bafite akageso ko kunyara ku buriri. Noneho naje kubireka, noneho petit frère akajya akomeza akahanyara. Ubu gakomeje akahanyara akajya mbeshyera ngo ni jyanyaye. Papa yiyemeza kutugabanya ibyumba, buri wese amuha icyumba cye kugira ngo amenye unyara ku buriri. Ubwo petit frère yahanyara akabeshya ngo icyumba cye kirava, ngo kandi ni mu gihe cy'imvura, ngo imvura ngo iragwa ngo ikamunyagirira uburiri. Ubwo ngubwo papa rimwe aravuga ngo inga nze nihumurize ku mashuka numve koko nimba ari imvura. Petit frère ahita yiruka agenda yihumurizaho mbere ya papa. Twumva ari yamere. Imana ni igitangaza koko. Ngo yabonye amazi gusa adahagije ngo imyaka yere, none isigaye gusha n'imvura agafumbire. Amashyi cyane kuri Keppa.